Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niba ukunda ubuzima bwawe n'ubw'umwana wawe, ndagusaba umunota umwe gusa. Dore ibizaba ku mwana wawe nuramuka ukoresheje kimwe muri ibi: ibiyobyabwenge, niba utumura agatabi cyangwa se ukoresha shisha cyangwa vape cyangwa e-cigarette cyangwa se icyo bita electronic cigarette, umwana wawe afite ibyago bigera kuri 98% byo kuvukana iyi ndwara ADHD, bisobanuye Attention Deficit Hyperactive Disorder. Umwana uvukanye iki kibazo cyangwa se ufite iki kibazo abura byinshi muri byo, harimo kubura focus, gutakaza focus ku kintu, arangwa n'akavuyo gakabije, haba mu cyumba cy'ubusanga harimo akavuyo, haba no mu bindi bigiye bitandukanye. Uyu mwana agira n'ikindi kibazo cyo kwibagirwa bya hato na hato. Uyu mwana ufite iki kibazo ashobora kujya ahantu akibagirwa aho agiye. Ariko ikibabaje maskini, benshi tubana n'ubu burwayi ariko tutabizi, kubera ko ni gake cyane uzasanga benshi bazi kuri iki kibazo, kubera ko ari bishya kuri twebwe. Kubw'ibyo rero muvandimwe mu Islam, niba ufite urukundo ku mwana wawe, gerageza wirinde ibi. Nimba hari n'abuzi babikoresha, woherereze iyi message, wenda hari icyo byabarinda. Ubutaha rero tukazavuga birambuye kuri iki kibazo, n'umuntu ugifite uburyo ubana nawe kugira ngo umufashe mu buzima bwe bwa buri munsi, abashe kumera nk'abandi bana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.